ntabwo byarangiye kandi byarangiye nawe nakaba gaciyemo byararangiye urumva ko nyine turi abantu bakuru kariya ni akarere gato kaba kabaye kwa kuri nyine umuntu aba yifuza undi ariko urumva byararangiye ntabwo byarangiye umva barumve basi urashaka iki se basi kugira ngo birangire icyo nshaka ni uko mumujyana kuri ribu kugira gute kuri ribu no hafi nakujyana kuko ntabwo wakifata ngo undoge kugira ngo ukunde uryamane urabizi neza ko nakuroze se urabizi neza ko nakuroze se ufite ikimenyetso ubundi okay icyo nkundira libre nayo nagisaba ikimenyetso sheri nagisaba ikimenyetso rero reka nkubwire uri kunyumva uri kunyumva neza najyaga ngira ngo uri umuntu mukuru ariko nawe ndabona rwose udasobanukiwe njyewe ntabwo nigeze ngufata ku ngufu niba uri no kundikodinga ntabwo nigeze ngufata ku ngufu wimbeshyera kandi icya kabiri nta kimenyetso ufite cya gatatu niba ndi umuntu mukuru nk'uko ubivuze listen to me banza unyumve cya gatatu ibyo bintu nubwo ari ibihuha nujya kubishyira hanze icya mbere ubukwe bwawe buzahita bupfa kubera ko njyewe Eliya ndamuzi ntabwo ibyo bintu yabyihanganira ubukwe bwawe buzahita bupfa icya gatatu sosiyete hano hanze ukuntu izagufata umukobwa nkawe wese afatwa ku ngufu ubu ngewe n'ukuntu ungana n'ukuntu undi muto urabona nagufata ku ngufu umuntu wese yaguseka kabisa ahubwo wowe reba neza urebe inyungu zawe urebe ikigufitiye narabibonye kuri mutoya ufite gara nk'iry'ababebe niyo mpamvu rero wanyuze ahantu urumva ukuri iyo bwabaga kugira ngo ubashe kumbasha uvuga ngo basi reka nkubwire nyine curuka nkubwire basi curuka nkubwire wabikoze yego nkunda ndabizi ko bitarangiriye aha ni ukuvuga ngo basi reka tworoshye ibintu sibyo no ugiye kubyoroshya gute reka nkubwire nyine ngaho ntega amatwi nkubwire ni ukuvuga ngo ikosa ryarabaye ibibazo byarabaye narabikoze yego ariko basi aho kugira ngo ubukwe bwawe bupfe wenda nanjye mpure n'izindi ngaruka kandi nta kintu byatumarira basi ngewe reka ubukwe bwanjye ntabwo nkubwiye ngo ararwaye ako se nyine nimba ukeka ko ashobora kuba guca inyuma ukaba umbwiye nyine ibintu wasanze mu nzu urumva nyine wizeye ikintu dusuka ahubwo se waza mugatwajyana nisumva mutakibana yabyemeye ariko turacyakundana muracyamukunda nyine kuba ukimukunda ni kimwe akoze amagambo ejo yambwiye yambwiye amagambo aho mperutse ngo ndakomeye ngo yabonye utwana turyoshye sinbizi mbese kugeza byaranze ubwo utwana turyoshye nitwo ndi kumva nshaka kumenya ibyo bintu rero mukabyiteho ikintu ushaka uragiharanira kuba uri iwanyu wowe uzakomeza umukeyaringi nk'uko bisanzwe bizajya aho nyine afata umwanya anyitabe ndamuhamagara se anyitabe kuba atakwitaba ni kimwe ariko gukomeza kumwereka wowe kumwitayeho igihe kizagera ahinduke ntabwo nahombora amafaranga we wikita ku by'amafaranga amafaranga ejo cyangwa ejo ndashobora gushira nese nashira uzamureka ubundi naje nkurikiye amafaranga ko byarangiye mukunze byanyabyo ntabwo rero niyo yashira ntabwo namureka kuko umwata mukunzi undi ari bori ntabwo namureka byiza cyane kubera icyo utamureka naje nkurikiye amafaranga ubu naramukunze okay rero na mukuru wanjye umufashe hasi kuko wumva ko nanashira kwaje kuzakomeza ukamukunda na sister rero yarakunze byanyabyo oya nyine ngakabivuze ko nake uriya muhungu ufite uduhumbi magana reka kari uduceri navuga ko ari uduceri wizerera mu mbaraga z'urukundo cyangwa wizerera mu mafaranga mwari uriya sister umukuru wawe twajyanye kugura ibikoresho nkubwiye ibintu byose abura nishaka kwasigamo ubukene kuba bibura bazagenda babihaha gake gake aya shara muhungu namutende pe yesi namukunze ntabwo wamukunze ko si taramukunda ntabwo njye nabyitaho kuko ntabwo ari njye mukunda oya nawe ujye umuhitiramo umukuru wawe neza
ko nazaza nawe umutindenya kugira ngo muzanye ngo wa mukunda ako nabonye brother wanyu ahubwo mukanga gutya ngwira mukanga gutya uriya twabana nawe mwe mwamushyigikiye nukatuma umwana wanjye ajya mu ya brother wanyu yashaje Jacques ndetse ankunda sheri none nimba uri gukomera ku rukundo rwawe kucyumva ko sister wanjye we yarekurwe ako ni inshuti yanjye ntago natuma ashakana n'umutima ikintu cy'ibyo nagukoreye basinyiyeho kuri nimero yawe buretse gatoya guma ku murongo nimero yawe nyibutsa 0788 Ingaruka y'icyaha dore mu rwego rw'ikintu cy'ibyo nagukoreye niciye amande kuri telefone yawe mushyire mu 500 mushyiramo n'inkorano yawe y'ubukwe wayikoze ariko nyine uko ni ukurenzaho kandi ninjye wababaye ntago ari sheri wanjye wababaye cyangwa undi muntu ndabizi ko wababaye kandi ikindi na telefone warayisize kandi ni iyawe nta kintu nayimaza ino telefone yawe ugomba gushaka ukuntu nyegura bose nicikira mbabarira pe nyine nawe urabizi bimwe ni ibibazo biba byateye umuntu nyine kandi urabizi ko nanjye ngukunda nubwo nyine nabikoze mu buryo butanyuze mu mucyo ariko nyihanganira rwose. Okay, listen to me now. Ntabwo natavuga ngo ndakubabariye sibyo tugomba gukorangira nawe face to face ukansobanurira neza uburyo yafashe ikintu ukagishyira mu cyo kunywa nkanywa nkasinzira nakubwiye ko mfite meeting ntabwo nagusuzanya nonaho ngo umuhaye imbabazi ngo kiniki na tugomba guro tukabiganiraho reka tupange reka ndebe hari ibindi gukora by'abakiriya nandi kureba muri agenda yanjye imizigo y'abantu harabo ntayihaye nyirukaga neza kandi bari kuyimyaka ntekereza ko bayibonye ibyo nandimo muri agenda reka nimba ivamo ndi butegure gahunda neza tuvamo ukuntu tuzahura hari ikibazo bose nzakora igishoboka cyose kugira ngo ibintu byawe byose bigende neza kuko nta kibazo mfitanye nawe kandi reka ndi umwana mwiza uri umwana mwiza sawa murakoze cyakora abagore ndabakunda cyane ngaranwerereye 500 just nyine ni y'akazi byongo ceceke Bruno ako se ngiye kumurega akanicira ubukwe abyo byaba ari ibindi usabye imbabazi ngo mbikuye ku mutima ni ukugira ngo tuzongere turyame aya mafaranga nzayakonsoma nubwo washaka ukagera muri za rugo nzakomeza mu konsoma ukabura amahoro ukabura n'ibitotsi aho biboneye ukarota wiyahura ukabura amahoro ukabura n'ibitotsi nicyo kibazo ufite ko sajya ureka kumbeshya ko turi abavandimwe ndabizi byonyine uhereye ku byabaye ejo bundi mu nama y'ubukwe ibintu byavuzwe wari uhari ibyo ntabwo byagukomeretse ntese wakita ku bantu ubukwe ariko wumva ari ikintu cyakomeye ugenda ugashyira ari ugakamika iga babivuze bose nta n'umwe uzakubakira nta mpamvu yo kubyitaho rero ku buryo nyine wigunga nta muntu uzanyubakira sibyo uvuze neza ariko ni inshuti zanjye nose bwatakwa nande n'ibiti n'inkwira nibyo ushaka tuzaba nk'abavandimwe bawe kandi n'inshuti zizaza rega kuba umuntu yaguca intege ntabwo bisobanuye ko atazi ashobora kuza aje gushungera ataje gutaha ubukwe ariko akaza ese kanze mubaze ikibazo kimwe cyane warifuza ko ubukwe bwanjye buba ubona jya ngenda gushyigikiye
none se ukibwira ko n'uwundi wabwishije ngo ngiwe ngafite n'ibimwe y'icyatsi ngafite urakeka ko utekereza nari ko atekereza nese uriya niwe wakubuza niyo utabona stress zibangamira mu mutwe none kumbaza umuntu abaye ibyo warebye izo stress uri kuzana twe ziri kutugiraho ikibazo mu rugo musagaca aribaza ikibazo ufite nawe ndibaza ikibazo ufite kandi tukubaza ntabwo tubwira icyo kibazo gusa ntabwo nizeye pe ufite kunyizera ndakuzi ntabwo ibyo bintu byagutera ikibazo nabikubwiye na nyuma yaho inshuti yanjye twagiye guhura inshuti yanjye imbwira ibintu byinshi bijyanye n'ibi ngibi n'ubundi numva birakomeye wamenya ariko ko mwana yinjire meze mute se tumeze neza wasura iri bigeze biracamo biracamo ese mumeze mute natwe tumeze neza mumeze bo uburwayi se bukomeje gute umva ndi kororerwa ndashima Imana ndatekereza se basanze urwaye iki basanze urwaye iki indwara zisanzwe nkumva bamaye mu barambwiye ngo ugende hano rusange noneho umushyitsi noneho mukabyina yahaye wese kandi twari dufitanye gahunda ko araza kunsura uyu munsi gusa abaye yahaye wowe ntiyari no kumamagarara ngo murangire neza wabona ari buje karibu Eliya eje buzimuze gute kubona amakuru yawe gukora umubiri uko ahaha bukeye kujya akazi mu wirinda stress man stress ntabwo zabura man ufite ubwoba umeze gute se shambize neza kabisa ndashima biragenda ase ko duherukana cyagiye wagiye ukabura bimeze gute shamba mfite ibintu byinshi kabisa mfite ibintu byinshi na kano kanya kuza kukureba mba nigomwe bro iyo umuntu aguhamagara abandi bikaba ikibazo buriya rero buriya nawe uramutse uba mu bintu mbamo buriya wabibona kabisa kuko umuntu ashaka akanya na gato yakakabura birumvikana mani buriya akazi kaba ari akazi kandi buriya ntago wagatanguje kundeba mbo uzi ikintu ntabwo uhamagara ese buriya muteze yombi urabizi turi inshuti kabisa inshuti yanjye kandi nigeze kubikubwiraho cyagiye nza kukureba mu rugo mbwira ko ufite ubukwe ushaka rero ko uzambera oh my god bakubera kwa jewe mbese ni ibintu byadanje bana urabona agakote kambera agakote kambera cyane rwose cyangwa ubona niyambariye ibintu by'ibikara aha ngaha ukagira ngo hari buriya reka ngwere ikintu cyose wakitayeho kirakubera uzi neza ko ntabwo kwambara ikoti ahari ngiye kubatizwa kera muri za 2004 oya ubwo rero kuko se ahubwo hagati aho ngaho se amakuru yashiriwe wanyu cyashire wanyu nakimvugisha abo kuba nagiye iwabo ngiye kumusura kubasura nyine tugiye mu nama y'ubukwe ngiye no kwibamenyesha sha yasohotse gato nanjye nsohotse ngarutse nsanga umuntu yaracitinga kuva icyo gihe akimara kumbwira ngo nsohoke ngende muve imbere ntabwo nongera guhuzana yararakaye sinzi na n'ubu sindamenya ikibazo cyabaye kandi buri munsi njya mubwira ngo uri umwana ukampira reka ngobaze umuntu muravugana neza siko nta kibazo uzi we nta n'ikibazo uzi si wamukubise si wamututse si mwa wowe uragiye ndakumva tayari ukimara ugira ngo ni satani waje ahita yicara mu iyo ntebe yari yicayemo njya nkubwira ngo uri umwana ukampira none reka nkongera kandi karamubwira n'ikibuga nubwo uri ikibuga buriya ntabwo uzi iby'abagore njya haba iby'abagore ndabizi buriya abagore iyo bageze muri kino gihe nyine cyo gushaka bitegura kuva mu rugo ngo basanga abagabo babo bana bafite ubwoba abayibaza ati se bizagenda gute dore nsize mu rugo nsize barumuna banjye buriya wasanga ari ikibazo kumva cyo gutinya ubukwe nyine arakana ko gutinya ubukwe niyo mpamvu buriya no mu bukwe y'ubwo burangiye babohereza abantu bitabatinyisha icyo kintu gituma
akubwira ngo toka mbere singushaka amasaha singushaka so kugenda ntacyo namukoreye kihe sinamukubise sinamututse nta no kubangurura wigeze umuca inyuma ze buriya muca inyuma ibyo ntabwo yakabimbwira yarambaye naramuciye inyuma wigeze ubikora se reka ndabizi ntabwo wabikora kabisa namagara n'imbere bana bari mu gahinda nibereye aha nyine ndetse gatasore we ndakumva cyane kabisa kamubwire musiri wowe n'amafaranga ufite kukubwira ngo mbere pare ntabwo nareka kubikubwira nta n'undi muntu nabwira ngomba kubikubwira ukambera pare ewana kuko amafaranga ufite nta kindi kintu nagukora nabikubwira kandi kubikubwira ni ukuzana nawe ariko nawe sinzi kabisa mugomba kumwitaho neza turi kumwitaho nubwo bimwe na bimwe bitarakemuka ariko azamera neza Parentange ndabona yaranashizemo byataye rero urwa twamenye ko urwaye umunsi twifuje kugusura ari n'akaba nyine twagukusanyirije hari ngiye kugushyira kuri ya nimero yindi ego yaje mwita mutaha se tuba ntabwo dutinda ariko mufite izindi gahunda twashaka no kubwije si uko bwije Kigali se bujya bwira ntangiye burije ntabwo ari cyane pe haracyari kare nabisoje kandi rwari ubukira murakoze cyane Dias twagiye isaba ikibazo tubasure reka tubasure gatatu mu kanya akura aho amasaha ageze ndabibona ariko si akanya tuje mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo mwari muje kurahura shabamuganira no gutara ubusurira aho nakifite indi minota muke aho tuganiriza ese ngo kuri mu guteke shatu babyumva rero aho usoma byane murakoze no kongeraho bari kuzakira shimoni yaho ntabwo nawe mwaratinze twatinze cyane inshuti yanjye irarwara icyumweru kigashira mutaraza nyine naba yibugiyeho cyane abugijwe n'iki siswa umuntu aba ari mu mirimo pe aho hose tuba tubazirikana gusa hari imirimo iruta inshuti ese ko twamutekerejeho tukaza nyine ko mwaje ariko mwaratinze anyway mwakoze da mwakoze iyo dani mwakoze da iyo dani y'ikiriri nese si bisanzwe ubwo iracitse ariko birakonje pe ariko uri kuvugana ubunebwe cyangwa urananiwe nese si bisanzwe shari no kwihangana turi mu bintu byinshi biba byumvikana mwana kandi kabura akazi kaba ari akazi kaba ari akazi kandi ibintu byose amasaha ubwayo ni maremare abakozi cyane rwose ariko ndizera ko wenda ibintu nawe nakubwiye nabyumvishe ntabwo kandi urabizi nawe undi muntu nabwira kuva zamani turaziranye ntabwo nabyanga kubera ko ibintu iyo uzi icura kabiri mbikubwiye rwose ntabwo nabyanga nabyanga famiye yanjye ibintu byawe ni ibyanjye umugore wawe ni uwanjye oya nyine muri rusange ni ugutebya nubwo yambwiye nabi Abanyarwanda bavuga bate umugore wa mukuru wawe umugore wa murumuna wawe oya ntabwo ibyo bisa ntabwo yemera kuri murumuna wanjye ndetse niba utabyemera bari ku buryo nakugira ingurane uramutse utajya se njye wamwitaho nakwita kuri famille nakwemera ko famille se yangara namwitaho ariko ubwo naba napfuye kuko nibaye nanarwaye kwa muganga ntabwo nakemera kuza kunsigariraho naza utabizi arigeneraga ahubwo seri amasaro ndabona akuze numva naniwe byatari bo nanjye ari utuntu ngiye gukora nimba ugiye nta kibazo kandi
reka nzamuke buri igitekerezo cyawe nacyumvishe ibintu nta kibazo ubyigeho mwana ubyigeho kubera ko ahantu uzajya uhinera hose nta nubwo amatariki arayakure n'ejo bundi nyuma y'ukwezi ndahari nubwo ntaboneka mu nama zawe nubwo ntaboneka kuri telefone wenda wanyakira ka message nta kibazo igikenewe cyose nshoboye nagikora nta kibazo oya nta kibazo ndabizi ko nta kintu nakwatse ngo ukinyime niyo mpamvu nakwitabaje ngomba kuzamufata reka nshyiremo agashati noneho ngo werekeze murenze irembo nta kibazo tugenda sawa cyakora imboga zibona abana kabisa none narabivuze kuva kera umunyarwanda bari umuhanga yarabivuze imbwa zihunguye ivumbi koko urashaka kurongora umwana mwiza nk'uriya none no kunyiyegereza ntakubyarira abana ukajya ubanderera uzangaye reka n'ubundi nta mwana usya aravoma wasya ufite imbaraga zo gusya reka abafite ibyo dusesha dusye n'abagore banyu ingaruka y'icyaha kizana imibabaro ubugome ukabura amahoro ukabura n'ibitotsi neza ndishima Imana ariko ndumva mfite amakuru menshi yo kumbwira noneho umva nyine uravuze ngo iki wagakobwa we nawe ugiye kunzonga kandi uravuga sheri ninde kanseri ku wumu nakubwiye ngo wowe uruga ngenda yakubwira amagambo abiri buri munsi simba tunza no muri urugo uriya musore ntakujyana mu rugo mukajya kubana ukabura ibyo urya tuzambira ngo nzobatunge kuko murana ni mungezaha sheri wawe ni pumbafu makako pale bure mumukene abijire sasa bro atakanganiza koko ubwo se waduha akanya gatoya twatu sasa sister wanje ndakubwira ijambo rimwe ngenda agiye ariko niba ufite umutima ureba neza ureba kure uri kurakundana kari akagabo kawe kubwara mama bubi ujya mu bw'imbeba nta mafaranga afite mana yaje ngo ugenda tuvugane gatoya ari kwihuta aragenda Mungu wangu utalilia mule aha karika meusi kama beba makaku nakao ndaba kuvugisha toka ubafu makaku saza wawe kama bwana na yani kajije niko ameze urabutiko bazajya mu rugo rwayo ngo yarutwika agasha kwibariza nyine bya sare tubigeze sare twarayibonye ahubwo ejo bundi ndashaka kuzajya muri salo z'imperekeza ariko n'ejo tunari kumwe na sheri nyine yanambwiye ko twabonye nyine igitabo cyaryo umuntu w'umugabo parese twabonye kare bamwita Jacques waheze Jacques hano hirya uri tuye hano hepfo yo mu rugo keretse ko yambwiye utemwe karitsiye z'iwacu Jacques nzi ukunda abakobwa ubwo nyine mvuga nawe nzi Jacques nzi duturaketse niba atari hari ariko muri karitsiye iwacu umugabo wanjye yambwiye ko afite pasi yitwa Jacques kandi atuye hano hafi kandi uramushimira ko ajya avuga ku mwana we muri karitsiye usiba Jacques avuga se ntabwo muzi umva Jacques bari ukunda abagore buri munsi hijura udukobwa mu nzu twinjira dusohoka kumva rero abakunde abareke ngiye mfite sheri tuzabana ejo bundi rero hari ikigore nzi rero kituye ara hepfo cyo bararyamye rero ntibagira no ararwaye sida uwo Jacques se oya uwo uri kuvuga pe
Sute hano hepfo se nyine uwo nguwo muri quartier ni pale y'umugabo wanjye ubu ntabwo ari uri kuvuga abashake ni benshi se Jacques simfite ifoto ye simukwereke Jacques ahubwo uzi ukunda abagore wawe uti mari mwumva ibigambo bitari byiza wabwiye pe uzazumitiremo agasitiri batashyira mu mutwe simukwereke Jacques pe sije ko bamutinzeho uwo si wanzi hoye Jacques utuye hano hepfo muri quartier so yo se kitse n'abatayo kizana